nishimwe cyane muri iki gitondo yongeye kuduha ko imbere yayo, kandi Imana ishimwe kubwa bene data nabo bariho bahindukirira umwami, ndetse bakaba babigaragarishije guca bugufi bakatura Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Iryo ni ishimwe rikomeye ku itorero, kuko ni umurimo ukomeye Kristo yasigiye itorero. Amen. Kandi ngo umwe gusa yihannye mu ijuru impundu ziravuga. Dushimye Imana rero ko abantu bacyumva ubutumwa bwiza bagahindukira bagafata icyemezo. Imana ishimwe cyane. Kandi ni ukuri Imana ibaha umugisha abantu mwese mwageze mu iteraniro. Haleluya, haleluya. Hari ikintu maze iminsi mbona, kandi nzi ko atari njye njyenyine ukibona, abantu kuzinduka mu nzu y'Imana. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi dukomeze tubikomerezemo. Haleluya. Niba twarabwiye Imana ngo saa 3 tuzatuba turi imbere yawe, koko marayika akaba ahagaze ariho yakira abantu baza, ukwiye kwakirwa nawe. Amen. Rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, musigaye rwose mubikora neza. Hari abadayimoni bahiye bo gukerereza abantu b'impamvu zidasobanutse. Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi ikomeze iduhe imbaraga zo gukora ibyo tuba twahize. Buriya nitwe tuba twabihize, ntabwo ari Imana yavuze ngo muterane saa 3. Twe twarayibwiye ngo saa 3 tuzatuba duhari, nayo iyo tuyibwiye iritegura. Amen. Biratangaje rero ko Imana twayibwira ikaba tayari ikatubura. Si bibabaje? Amen. Abantu bajya kwaka akazi bakababwira n'igihe cyo gukora ikizame, bakubwiye ngo urakora niba ari exame yo kwandika cyangwa yo kuvuga, saa 4 uraba utangiye niyo kwandika wenda exame cyangwa yo kuvuga. Ushobora kuhagera saa 4 n'igice? Ntabwo bishoboka. Siko kuri? Kubera ko akazi ni ikintu uhaye agaciro gakomeye. Amen. None si Imana yo mwavuganye gutyo? Imana yacu yoroshye kurusha akazi. Imana irakomeye. Amen. Kwa kundi duhirimbana muri ubu buzima, tugahirimbana mu bidufitiye inyungu, tujye tumenya ko no kuba mu nzu y'Imana ni inyungu zikomeye kuri twebwe. Amen. Imana iribaho umugisha, kandi rwose ikomeze twagure cyane, bikomeze bimere bityo. Ni byiza, ni uburyo bwiza nabwo bwo kumvira. Amen. Abwiye ngo Yesu azaza. Haleluya. Turavuga kugaruka, kuko ntabwo buzaba ari ubwa mbere. Amen. Iyo umuntu agaruka ahantu nuko yahabaye. Iyo umuntu atabaye ahantu bavuga yuko azahaza, ariko iyo azagaruka bati rero kanaka azagaruka. Haleluya. Rero Kristo waje ubwa mbere, yaje aje kuducungura, aza nk'umwana w'intama, aza aciye bugufi, aza yambaye akamero k'umwana w'umuntu kugira ngo abashe kuzuza misiyo yo gutarura intama zari zarazimiye. Muri izo ndimo, muri izo nawe urimo. Imana ishimwe. Rero Yesu azagaruka. Haleluya. Yohana nk'uko abaririmbyi waririmbye, ni Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Yabwiye abigishwa ngo ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amen. Rero Yesu azagaruka. Murimbyi yaremye ngo azaza ntazatinda, ngo nk'uko yagize ate yabisezeranye natwe. Rero Yesu yasize abibwiye abigishwa, aravuga ngo ndagiye ariko nzagaruka mbajyane, kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Mu kwa Data hari amazu menshi, iyo aba adahari mba mbibabwiye. Yesu yarabivuze. Yesu asubira mu ijuru ari ku musozi wa Elayono, ngo yari ari kumwe n'abigishwa. Bagiye kubona arazamuwe, abigishwa basigara ngo bararamye. Yesu ararenga bayoberwa ibibaye, bagwa mu kantu. Igihe bari mu kantu, ngo abamarayika baraza baravuga ngo yemwe
bagabo ko mutangaye, bagabo b'i Galilaya, uko mumubonye azamuwe niko azagaruka. Haleluya. Abati uko mumubonye abakuwemo ni nako azagaruka. Amen. Yesu rero azagaruka. Uyu munsi iri jambo kugira ngo numve ko dukwiye kuriganira twese niba twarakijijwe, hari intego nyamukuru. Hari intego nyamukuru. Pawulo yabivuze neza mu Befeso ibice 3, aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Yesu ashimwe. Urumva rero ko Yesu azaza uko byagenda. Yarabihamije, abamarayika nabo babonye abigishwa baguye mu kantu, baraza barabwira ati mwitangara, uko mumubonye nyine agenda ni nako muzajya kubona mukanaragarutse. Pawulo nawe ahishuriwe, kuko agihamagarwa Imana yamukoresheje ibikomeye, ahishurirwa yuko iwacu ntabwo ari ahangaha. Ati iwacu ni mu ijuru, ni umukiza azava. Amen. Itube mu isi tuyigenderemo, dukore ibintu byose, ariko tuzirikana ko Yesu azaza. Haleluya, haleluya. Yesu rero icyambere yaraje akora icyo yagombaga gukora, ajya ku musaraba kugira ngo njyewe nawe tubamburwe, kuko aho twari kujya niho yagiye. Arangije misiyo ye yisubirira mu ijuru, asiga intumwa, asiga abahanuzi, asiga abigisha. Amen. Kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bwamamare. Wike yari yagikoze, ariko asiga misiyo. Kandi iyo twese dukijijwe, umuntu wese ukijijwe ahita yakira iyo misiyo, yakira ubwo butumwa nawe bwo kugenda kubwira amahanga yose yuko Yesu akizwa, yuko Yesu akiza. Amen. Niba warakijijwe ukaba wicariye gutyo ntabwo bihagije. Yesu yasize iyo misiyo. Amen. Uyu munsi magaza, ariko nawe hari ahandi wahagarara ntabasha guhagarara. Mu muryango wawe, muri za nshuti zawe, aho hose dukwiye kujyanayo ubutumwa bw'uko Yesu akiza, bw'uko Yesu yitanze, kandi yuko azagaruka gutwara abamwizeye bose. Rero umuntu wese ukijijwe iyo misiyo aba ariye. Amen. Uyu munsi rero impamvu tugiye kuganira kuri aya magambo, twumva ubutumwa butandukanye bitewe n'uko Imana iba yabigennye, gatuma abakozi bayo mu buryo butandukanye, ikabaha amagambo atandukanye kugira ngo dufashwe muri uru rugendo. Uyu munsi byarashoboka ko tuzana ubutumwa buvuga ngo twitandukanye n'ibidafite umumaro, kuko ibyo ngibyo nabyo bidutegurira kugira ngo Yesu nagaruka azasange twiteguye, twera imbuto zikwiriye abihannye, kugira ngo abandi baturebereho nabo bakizwe. Ubwo nabwo ni ubutumwa bwiza, kuko kugira ngo tuzaseruke mu ijuru turi imbokoboko nabyo ni agahinda. Dukwiye kuzaserukana iminyago. Muri ibyo bavuze ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Amen. Niyo mpamvu dukwiye kwera imbuto kugira ngo tuzagire iminyago dushyikiriza Yesu, kuko nintera imbuto ntuzere nta minyago ufite, kutaba ubasha guhagarara hano ngo ufate iyi Bibiliya ubwirize nk'uko uyu munsi mahagaze. Ariko uko wifata, uko ugenda, uko uvuga, uko ubanira abandi, ibyo ni ibintu bituma abantu bareba bavuga ngo nyamara uyu muntu uwamukurikira tubona hari ibintu byiza biri ku buzima bwe, bakabyapresiya, bagatera intambwe, bagera mu nzu y'Imana niba ari muri roboti cyangwa n'ahandi, bahagera bakahurira ijambo bakaryumva, ijambo rikabahindura, nabo bagafata umwanzuro. Ngiyi iminyago ikabije inyuma yawe. Yesu ashimwe. Amen. Imana itugirire neza. Yesu rero kugaruka kwe, dushobora kwibaza ngo ubundi kuki Yesu azagaruka? Ko yaducunguye, ko umurimo yawukoze, kuki Yesu azagaruka? Amen. Kuki Yesu azagaruka? Ese itorero ry'Imana tujya tuzirikana ko Yesu azagaruka?
njya nzirikana ko Yesu azagaruka. Ese uzirikana yuko mu isi atari iwacu? Buri muntu wese afite uko yateguriwe azayivamo. Hari bazava muri iyi si bavuye mu mubiri bagasinzirana ibyiringiro byo kuzakanguka Kristo agarutse. Hari nabo Yesu azasanga bakiriho. Ntabwo nzi uko nzagenda. Niba uyu munsi ari wa nyuma wanjye simbizi. Niba nimugoroba impanda iri buvuge ntabwo mbizi. Nawe ntabwo ubizi. Ese iyo tugenda, iyo turi muri ubu buzima, tujya dutekereza ko Kristo ashobora kugaruka kudutwara? Kristo ni umukwe, natwe turi abageni. Kandi uyu mukwe ahantu atandukanye n'abandi bakwe bo mu isi, uyu mukwe azaza ataduteguje. Amen. Uyu mukwe azaza ntabwo aduteguje gusa. Ubu iyo twumva ijambo niko gutegurwa. Ariko ntabwo azavuga nk'uko tujya tubona abasore n'abakobwa baduha amadate bazakoreraho ubukwe, bakavuga ngo kuri iyi tariki nibwo hazabaho gusaba ingi habeho kujya mu rusengero. Reka da, twebwe igihe cyacu dufite kwitegura ni ubu ngubu, kuko Yesu ntabwo azaduteguza. Niyo mpamvu aririmbye yavuze ngo tube maso kandi duhore twiteguye kuza kwa Yesu. Rero Yesu akwiye kuza. Ikizatuma Yesu aza ni ibintu bitatu. Uyu munsi ndavuga kuri kimwe. Icya mbere ni ikinatinzeho kuko nicyo nyine n'ubundi ngiye kuvugaho. Yesu azaza gutwara itorero rye. Yarikoye amaraso y'igiciro. Amen. Yaryoherereje umwuka wera. Amen. Yarikoreye ibintu byose. Yesu rero azaza gutwara itorero rye, ari wo mugeni wa Kristo. Umukwe azaza yarakoye, azaza gutwara umugeni we. Icya kabiri, Yesu azaza aje guca imanza, gucira imanza abazima n'abapfuye. Azaza aje kwima ingoma ye. Haleluya. Kuko tubisoma mu ijambo, ibyahishuwe birabivuga, ubuhanuzi bwa Daniel burabivuga yuko azaza akima ingoma ye. Haleluya. Ubundi bwami bwose bukarangira. Yesu nubwo buryo azazamo. Ariko kuri iki gice cya mbere nacyo tugiye kuvugaho, kuza gutwara itorero. Reka tubanze dusome Abatesalonike kugira ngo ibintu byose tuba tuvuga biri mu ijambo ry'Imana, ntabwo ari intekerezo z'umuntu, kuko ibi ngibi ntiwabitekereza, ntabwo wabikurura ku bwenge bwawe ngo bikunde, ariko byose ijambo ry'Imana ryarabivuze. Kadusome Abatesalonike ba mbere. Ni urwandiko Pawulo yanditse rwa mbere rwandikiye Abatesalonike, igice cya 4, duhere ku murongo wa 16. Abatesalonike ba mbere ibice 4, duhere ku murongo wa 16. Ubwo mba ndiho nsubiramo kugira ngo nutumvise neza byumve, tubashe kugendana mu ijambo ry'Imana. Umutwe w'iri jambo wanditse ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Murongo wa 16, ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo no bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Ngo Kristo azaza arangurure ijwi ndetse n'irya marayika ukomeye. Haleluya. Kuri iki gika ntabwo Yesu
azakandagiza ibirenge muri iyi si. Kuri iki gika cya mbere ntabwo Yesu azakandagiza ibirenge kuri iyi si, ahubwo azahagarara ku bicu, noneho ngo abasinziriye muri we bahere ko bakangurwe. Abo ni abasinziriye he? Muri we bahere ko bakangurwe, ngo noneho natwe abazaba bakiriho ngo duhere ko tuzamuranwe nabo, ngo tujye gusanganira umwami mu kirere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo Yesu azaza ngo ahagarare mu isi avuge ngo yemwe abakijijwe nimuze. Oya, ahubwo namanuka ku bicu abakijijwe bazumva ijwi rye, abamwemeye bakaba bahagaze mu kuri kw'ijambo rye, bakaba baririnze bategereje kugaruka kwe. Yesu nahagarara ku bicu, abo ngabo bazahita bumva iryo jwi. Noneho ngo basinziriye muri we nabo bizahita automatique, nabo bazahita bamwumva, ibituro byabo bihita bifunguka. Ngo nuko hamwe nabo ngo twese tujye kumusanganira ku bicu. Haleluya, haleluya. Ndakwifuriza kuzaba muri abo, ndakwifuriza kuzaba muri abo ngabo, kuzamurwa kw'itorero. Ntuzasigare mwene data, nanjye mbisaba Imana ibihe byose ngo sinzasigare muri iyi si, kuko icyo gihe, reka mbabwire, ibi bintu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Icyo gihe uzi ko abandi bazasigara, ibintu byose bigakomeza, ibintu byose bizakomeza. Abari muri bizinesi nibinjira kwa runaka, kwa murokore, basange murokore ntawe urimo, murokore mu rugo ntawe uhari, murokore ahantu hose ntawe uriyo. Nibagera ahandi basange murokore, basange na wa wundi wazindukaga ajya gusenga, basange na wa wundi batariko. Nibwo bazatamya ngo wa abera bazamutse, abera bazamutse. Haleluya. Abadakijijwe ntabwo bazabimenya, gusa bazasigara bari mu cyeragati. Nshuti z'umusaraba, mureke tube maso kandi duhore twiteguye, kuko uwo munsi n'icyo gihe nta muntu ukizi, yewe ngo n'umwana ubwe uretse data. Kandi data yabihishe umwana kuko azi ko ukuntu yitanze ku musaraba abimubwiye nabyo abitubwira. Amen. Icyo data yakigize ubwiru, Yesu ukuntu yadupfiriye, amenye uwo munsi yahita Mwuka Wera yahita aza akatubwira ati murabizi, nk'uko ajya atubwira andi makuru, ati muzi n'ikindi, mu kwa karindwi ku itariki ya 8, abari muri Afurika kuri iyi saha, abari i Burayi kuri iyi saha, abari muri Amerika kuri iyi saha, abari muri Afurika ya hehe kuri iyi saha, mwese muze mwiteguye, aho nto nzaza kubatwara. Yahita bitubwira, ariko data yabigize ibanga. Ariyo mpamvu ijambo ritubwira ngo duhore twiteguye. Haleluya. Duhore twiteguye kugira ngo kugaruka k'umwana w'intama w'Imana kuzasange turi maso. Haleluya, haleluya. Icyo gihe rero abera bamaze kuzamurwa, mu isi hazasigara akaga gakomeye. Ibi tuvuga ngo antikristo ari gukora, buretse nicyo gihe hazaza akisanzura. Ariho Yesu ahishurira Yohana mu byahishuwe, yambwiye ngo nzakurinda umubabaro ugiye kuza mu isi. Abera ntabwo bazasogongera kuri uwo mubabaro, kuko hari ibyo bahuye nabyo barabyihanganira. Rero umubabaro uzaba icyo gihe, Imana izawukiza abera. Haleluya. Izawukiza abera. Ariho Daniel yahishuriwe, ari kubona igishushanyo cy'inyamaswa, ngo abona iyo nyamaswa izisira ibanga itababarira. Icyo gihe abera bazaba baramaze kuzamurwa. Haleluya. Mureke tube maso, torero ry'Imana, mureke tube maso. Twirangazwa n'ibintu biriho, twirangazwa n'iterambere,
dukore ibintu byose, imishinga tuyikore, ariko tuyikore twiteguye. Tumere nka Nehemiya ngo ubwo yubakaga ngo ukuboko kumwe gufashe inkota, ukundi kuriho kubaka, kuko yubakaga yiteguye. Natwe rero mureke mu byo dukora ni ukuri dutegure za mariage z'abana, abasore n'inkumi namwe mutegure za mariage zanyu, ababyeyi natwe dutegure za mariage z'abana bacu, z'abavandimwe bacu. Ariko ibyo bintu byose tubikore tuvuga ngo uko biri kose Yesu azaza. Byashoboka ko turi gutegura imitwe yashyushye, Yesu ari bwazahagarara ku bicu. Byashoboka ko uzaba uri gupimira umukiriya umunzani wawukase wakuyeho amagarama. Ntabwo umuntu ashobora kunguka n'ibi bya bindi byose nyine mujya mushyiraho. Wawukase, Yesu akaba ahagaze ku bicu. Uzagenda? Amen. Mureke iyi si irashana no kwifuza kwayo. Ni ukuri niyo wakata ibiro 2 kwifuza ntabwo ibyo biro 2 biri buhite bigukiza ngo bikugezeho ngaho ushaka. Ahubwo umugabo w'Imana avuze ngo niba dufite ibidukwiriye, ngo twaba dufite ibyo kwambara n'ibyo kurya, ngo tunyurwe nabyo. Amen. Si uko tubuze iterambere, si uko tubujije abantu gukora cyane, ni byiza, ariko dukore dukiranuka, dukore turi maso, dukore dusenga. Amen. Kuko Yesu naza gutwara itoro, ntuzahonganga urabona nagiye kurangura byagenze gutya rwose, ihangane. Reka da, uzasanga aho mwaririmbanaga bagiye, uze nguje muri repetition kwa gatanu saa 10 tariko aba baririmbye umunsi n'abayobozi bacu bakerewe baburetse isaha ikubiti ya 2 kubite, ubuze kubona undi nawe waruhuze uhugiye muri twatundi na twatundi nawe atari ko aba baririmbyi niba hana repetition ku kibundi batatumenyesheje, bazi ko abantu badafite ibyo gukora. Abantu bazamuwe bajyanye na Kristo, nawe urasigaye ushigajwe n'akantu. Kandi wirinze muri byose, utanga icya 10 n'amaturo, utanga amashimwe, ufasha abakene, wite ku mfubyi, umenya apfakazi, ntacyo udakora, ariko akantu gato kagusigaze. Tube maso, tube maso, kuko tutazi ntabyo tuzi ni ukuri. Buriya muzi ko Eliya yazamuwe mu ijuru na Serwakira? Ntimuzi ko Enoki yagendanye n'Imana ngo ikamwishimira ikamwimura adapfuye? Yesu nuzi ko ahagaze ku musozi wa Elayono bakajya kona aragiye. Kiriya ni igishushanyo cy'uko itoro rizazamuka. Amen. Niba ubishidikanyaho abantu bakunavuga ngo ni siasa ngo z'abarokore n'abandi bigisha, oya ni ukuri. Yesu azaza, hari ibihamya. Amen. Hari ibihamya. Rero twivugira ku kuzamuka kw'itorero, abazajyanwa n'abazaba biteguye, n'abazaba bari maso. Amen. Haleluya. Iki gitondo rero ndagusabira nanjye nkabyisabira ngo Mana uzaduhe kuba muri abo ngabo bazumva iryo jwi ryawe, bakumva n'imanda ikomeye ya marayika. Nitunasinzira tuzasinzirana ibyo byiringiro, kugira ngo nahagarara ku bicu natwe aho tuzadusinziriye tuzahite dukangurwa kugira ngo tumusanganire. Nituba tukiriho nshuti z'umusaraba, tuzumva iyo mpanda tuzamurwe. Haleluya. Kuko byabibabaje, byabiteye agahinda. Ku cyumweru aje turi mu materaniro cyo koze, ntekereza ko twese rwose tuba turimo neza, tuba rwose twasize ibintu byose, ariko ntabwo tuzi igihe azazira. Niba azaza turi mu masengesho, niba azaza isi yatujagarishije, niba azaza ibintu byatubanye ibindi mu mitwe byasaze tutanibuka ko turi abarokore, ntabwo mbizi. Haleluya. Ariko kuko tutazi icyo gihe, tutazi niyo saha, ngo nuko tuzabana n'umwami iteka ryose. Haleluya.
iki gihe rero abera bazaba bazamuwe mu isi hasigayemo akavuyo kangana gutyo, antikristo ahawe uburenganzira bwo gukora yisanzuye. Amen. Kuko icyo gihe niyo mpamvu ngo azaba ari umubabaro ukomeye. Ubu ibintu duhura nabyo byose, uzi ikintu gituma tworoherwa nuko dufite umwuka wera. Uhura n'ibigeragezo, umwuka wera akaza akaguhumuriza, akaza gukubita ijambo ati humura mwana wanjye ndi kumwe nawe. Ugahita uvuga uti awi, ubwo turi kumwe, ugahita wumva pe ukumva uguwe neza. Kandi si uko ikigeragezo kivuyeho, ariko kuko wumvise ko Imana ikubwiye ko iri kumwe nawe ibinyujije ku mwuka yaduhaye. Byaba bikomeye mwuka akubwira ati bigenze gutya, bikore gutya, icyo gihe itorero nirizamurwa, mwuka wera azajyana naryo. Nta mwuka wera uzasigara itorero ryazamuwe. Waje kubera itorero rikuwe mu isi, mwuka wera nazahita ajyana nabo. Haleluya. Rero niyo mpamvu icyo gihe azaba ari umubabaro uteye ubwoba, ariho abantu bazicungura, kuko wanze gucungurwa n'amaraso ya Yesu, ukaba wari waramumenye. Uzavuga uti reka nihangane nicungure, kuko uzaba unabonye ibihamya bya bene so bihanganye bakarindira bagakiranuka bakajya mu bwami. Nawe icyo gihe niyo mpamvu ijambo rivuga ngo hazaba hari umubabaro utigeze kubaho. Hazaba hari umubabaro utigeze kubaho. Rero ndasaba Imana ngo izakurinde uwo mubabaro utigeze kubaho. Ndasaba Imana ngo izawundinde, ime kuba maso, iguhe kuba maso, uhore witeguye nanjye mpore niteguye. Haleluya. Tubane amahoro nshuti z'umusaraba, tubane nk'abagenzi bagana Siyoni. Ibigukerereza ubitera umugongo, uvuge ngo iwacu ni mu ijuru, niho negereje umukiza ko azava. Haleluya. Haleluya. Imana itugirire neza. Witegure. Uyu munsi naje ukubwira, nanjye ndiho nibwira kugira ngo twitegure, kuko Yesu uyu azaza. Tubikunze tutabikunze, uyu mwami azaza, kandi azaza mu gihe cye. Haleluya. Haleluya. Azaza mu gihe cye. Ndimo gusoza, umukristo wese tuba mu isi, hakaba igihe isi ubona ko yatwaye umuntu. Hari n'ibidasaba kujya mu mwuka, ukabona ko isi yajyanye umuntu pe. Ariko uyu munsi wa none ongera ubwira Imana ngo reka ngende mu isi, nkorere mu isi, ariko nzi neza yuko iwacu ari mu ijuru. Nzi neza yuko impanda izavuga. Nkeneye kuzumva iryo jwi rya Kristo, nanjye nkagira gute? Nkitaba. Hamurimbyi wa korali Shalom mu Gakinjiro muri ADEPR yaririmbye ngo naba ngo ari ku mugoroba, ngo naba ari mu gitondo, ngo nanjye nzitaba. Haleluya. Nshuti y'umusaraba, nawe uzitaba. Amen. Duhaguruke tubisabe Imana izaduhe kwitaba. Haleluya. Izaduhe kumva, izaduhe kumva, twitabe. Oya, nitunasinzira tuzasinzire nk'abakiranutsi. Haleluya. Ibi bintu kugira ngo mbishobere ubishobore, bamaso, usenga iteka, ukiranuke ahashoboka n'adashoboka. Kandi byose simbyishoboza, nawe nubyishoboza. Tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Mana nziza, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, iki gitondo ijambo ryawe Mana ritubereye umucyo, ritubereye urumuri. Ijambo ryawe ni ukuri. Yesu wabwiye abigishwa ngo ngiye kubategurira kugira ngo hondi namwe muzabeyo. Natwe iki gitondo turagusabye Mana ko Pawulo yandikiye Abatesalonike akavuga ngo nuko ngo azagaruka, ngo nuko twumva impanda ya marayika ukomeye, ngo n'ijwi ry'umwana w'intama, ngo nuko abazaba barapfuye bazukire kumusanganira, ngo natwe abazima bazaba bakiriho tuzamuranwe nabo, ngo tuzabana n'umwami iteka. Mwami, icyo duharanira ni ingoma yawe. Icyatumye utubatura, icyatumye dukizwa, ni ukugira ngo tuzabane nawe. Nsabiye abera bose kugira ngo uduhe kwitegura kugaruka kwawe. Abatarakumenya ubahe kubamenya, kugira ngo bazarokoka ko kaga gakomeye.
urakoze Yesu. Haleluya. Natwe uzatugirira ubuntu Mwami, tuzagarukane nawe uje kwima ingoma, ngo tuzicara ku ntebe 12 ngo ducire ab'isi imanza. Reka uzaduhe kuba muri abo ngabo. Haleluya, haleluya. Urakoze Data, ubidushoboze, uduhe kugenda mu iyi si, uduhe gukora rwose, uduhe guharanira gutera imbere, ariko tuzi neza ko uzagaruka kudutwara. Tugirire neza n'abera bose mu mpande zitari zimwe, ubahe kwitegura kugaruka kwawe. Warabivuze Kristo, ubwira abigishwa, urabwira ngo uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, ngo ko bizamera nko guhumbya, ngo kandi bizaba nk'umurabyo. Mwami, duhe guhora twiteguye. Urabwira ngo icyo mbabwira ndakibwira bose, ngo mube maso. Natwe twongeye kugusaba kuba maso, twongeye kugusaba Mwami kuba muri iyi si, mu byo dukora, mu nzu yawe, hanze, aho hose tubikore turi maso, tubikore dukiranuka, tugusengana umwete, kugira ngo ubwo uzagarara ku bicu tuzagusanganire. Tubisabye tuzi kubidukorera, utwuzuza imbaraga mu rugendo, mu izina rya Yesu Kristo murengezi. Amen, amen. Hallelujah. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen.